ubu rwose wanyereka mama wanjye nkamubaza impamvu yamuteye kuntwara umugabo yari yabuze abandi basore cyangwa abandi bagabo bangana ku buryo atinyuka akantwara umugabo wanjye twari tubura iminsi ingahe ngo tubane koko njye birantangaza yamunyereka nkamureba namufata nkamubaza neza ati cyaguteye kuntwara umugabo ni igiki ese ubu ko yajyaga mu bandi bagabo naramubuzaga ibu yarabuze umuntu w'umusaza banganya imyaka ku buryo atinyuka akantwarira umugabo ni ikibazo gikomeye iyamuma muri aya masaha nkamufata nkamubaza neza icyabimuteye. Bayi kazi bakunzi bacu bose mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabashuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri ndabasuhuje nshimira by'umwihariko wowe tukiri kumwe kuri Keza TV show ndetse nshimira ko subscribe kandi gasha ndetse na comment nsaba naho tarayikora ko bayikora kugira ngo ujye basha kurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi turi kumwe n'umukobwa mutoya ukiri muto n'ubwa mbere agaragaye kuri kamera zacu yampamagaye ku munsi w'ejo ambwira ko yifuza ko tuganira nkuko nabandi mwese mujya muduhamagara ambwira ko yifuza ko tuganira ku kibazo afite ndavuga nti ntago nakwanga kuhagera kugira ngo tuhari kugira ngo twumve inkuru zigiye zitandukanye ndaza ndamureba ariko mbere yuko mwakira reka mbanze muhe ikaze ndetse atubwire n'amazina ye atwibwire muri rusange kugira ngo tumenye ni inkuru nyamakuru yaduhamagare tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa bande? Nitwa Mararungu Desanje. Mu Mararungu Desanje. Desanje? Yego. Ubwo icyo ni iryo zina riri mu Gifaransa riri mu kihe kirimo? Riri mu Gifaransa. Mu Mararungu tuguhaye ikaze. Murakoze. Ubwa mbere tuganiriye ejo warampamagaye umbwira ko ufite ikibazo wifuza ko tuganira ariko iwanyu ni kuri hagati aho nagenda ruha ni kure cyane kandi barambwiraga ngo ni hafi aho ngaho nagira imbere ngo komeza hanyuma amakuru y'iminsi ntabwo ari meza cyane kuko aramutse ari meza ntabwo nari kuba nabahamagaye ariko ntabwo duhamagarirwa ibibi gusa nimukanye mugira ngo nimero zacu tuzishyire kugira ngo duhamagarire ibibazo gusa no mu byiza mujye muduhamagara bivuze ngo ari byiza ntabwo ari kuba wamamagaye nari no kuguhamagara ariko ubu ntabwo ari byiza ejo mpamagaye numva ubabaye ufite agahinda kenshi wambwira byagenze gute ni ikihe kibazo ufite hari ikibazo nagize gitewe na mama yego na mama wawe muhe buryo nari maze iminsi cyangwa igihe dukundana n'umusore uwo musore turakundana n'umusore ufite umusore mukundana yego uwo musore turakundana cyane bigera kure bigera no hafi yuko turi hafi yo kubana yego byiza cyane tuzabutaha nta kuntu byo kubana nta kuntu bikibaye ntacyo komeza twumve noneho ubwo uwo musore kuntu byagenze yari umusore mama afasha yamufashaga mu buryo bwo kwiga no mu buryo bw'imibereho yego ariko nyuma aza kumukodeshereza inzu akazu gatoya nyine kuko natwe ntabwo twifashije akazu gatoya abayemo mu gihe gitoya mbese we mama wawe yamufashaga nko gufasha umwana nyine uri aho bisanzwe nkuko yafasha umwana wese yego impamvu mvuga ko mama ari wane icyo gikomere bashuti banjye baramamagara bakambwira ngo mama wawe tumubonana na wa musore w'umushuti wawe noneho njyewe simbyiteho simbyumve none mama nza kumenya yuko bari gukundana na mama n'uwo musore se yego ubwo hari hashize nk'igihe kingana ikimumenyanye urumva umusore mwaramenyanye ari uko mama wamufasha yego mama wawe mu kumufasha muza gukundana ni kuri kubisobanura niba ntibeshye yego mumaze gukundana nyuma ngaza gukundana na mama wawe ibya mama wawe kandi n'umusore mukundana byo byaje gute nyine byatangiye bite ayo magambo yaje ate urumva mama yarambwiye ngo nintangire nshaka akazi kugira ngo wenda ngende mve mu rugo nshaka akazi ngo ndebe ukuntu nabona akazi ngo maze gukura ntabwo nkiri umwana wo gukenerwa kugurirwa amavuta n'ibindi ngo nigire ukuntu nirwanaho
ubwo ntarajya gushaka akazi uwo musore nyine bikagenda gake gakeya buguru ntege bitangira kugenda byanga kandi urukundo rwanyu mbese ubona rutangira gucika intege. Yego. Hanyuma se mbere icyo gihe dusunyuma gato uwo mama wakimufasha hari ikindi kintu wajya kubona ubakeka, hari ukuntu umuntu ubona bameze wenda ukavuga uti hari ukuntu mutarakundana n'icyo gihe nicyo kintu ndi kuvuga muto uko mwakundanye nyuma yuko mama wawe bamenyana? Oya tutarakundana nyine mama wamufasha bisanzwe nta kindi kintu wabonaga? Nta kindi kintu nabonaga. Ubwo byaje nyuma? Yego. Okay. Ngaho dukomereze uko byakomeje uko nyine ukimara kubwira ngo ushaka akazi ngo uve mu rugo byagenze gute? Okay, akazi naragashatse, akazi nkagenda nkabona, ikindi gihe nkakabura. Wahise ubyemera se uva mu rugo uragenda? Urumva nyine umwana mu rugo abwira umubyeyi ati buretse gatoya ndacyari gushakisha. Ariko mu gihe ndahari bakambwira ngo wa musore mama yamuzanye mu rugo. Akikubwira ngo uve mu rugo ushaka akazi wari waramenye ko bateretana cyangwa utarabimenya? Atangiye kumbwira ngo nshaka akazi nibwo nari ntangiye kumenya yuko bari gukundana. Yego. Hanyuma kibimenya kanakwirukana ngo ugende ntacyo watekereje cyangwa nta kintu wigeze umubwira gutekereze ko impamvu wenda ari yuko nyine bakundana cyane cyane ko wari ubizi, nta kintu wigeze ubitekerezaho? Ntabwo nabitekerejeho cyane kubera ko yamufashaga, ariko natangiye kubona ingaruka yabyo. Ariko uwo musore atangiye nawe kungendamo gakeya kandi twaburaga ukwezi ngo dukore mariage. Yego. Hanyuma nyuma yo kuva mu rugo rero dukomereze arakubwiye ngo ushaka akazi, waje kukabona uragenda, byagenze gute? Akazi narakabonye ndagenda. Maje kugenda hashize nk'iminsi ngahe numva ngabana na wa musore. Baje kubana nyuma? Yego. Wa musore mwakundanaga yahise abana na mama wawe? Barabanye. Ubu ngubu bari ibyo bintu bimaze nk'igihe kingana iki bibaye umenye ko babana? Bimaze nk'ibyumweru 2 menya ko babana mu nzu. Ubu barabana mu nzu? Yego. Aho mwabaga iwanyu mbese uwo musore yinjiye mama wawe? Yego. Ubu barabana. Ni nako gahinda mfite nawe umubabaro mbonana. Umusore ku ruhande rw'umusore rero nk'umuntu mwakundanaga wo bivuga iki cyangwa hagati yawe bimeze gute? Umusore rero jewe nimba aramborotse ntago mbizi, ndamuhamagara nimero nticemo, nakoresha indi nimero igacamo yanyitaba yakumva ari njyewe akankupa. Ntago nzi nyine nta kiganiro tukigirana, nta kuntu tugihura tuganire. Ni ikibazo kindemereye. Hari ikintu waba hari ukuntu umuntu akundana n'undi wenda mukagira akantu k'akabazo mupfa cyangwa mugirana bikaba byatuma wenda umuntu avuga ati reka ndeke uyu muntu? Hari ikintu waba wibuka wenda mwaba mwaragiranye akabazo kaba karatumye akureka agakundana mama wawe? Urebye ntacyo. Nta nubwo twaganiye wenda ukuntu byagenze kugira ngo ahite ko agenda. Gusa nyine ni ikibazo mfite, ntazi ukuntu byagenze. Bivuze ko uwo musore mwaratandukanye mu buryo utazi, nta mpamvu? Yego. Nta kibi wamukoreye? Yego. Iki kibazo cyo kirakomeye abantu mwe mudukurikirana, niyo mpamvu tuba twifuza kugira ngo aho twageze nyine tube turi kumwe namwe, kubera ko uyu mwana ashaka ko afite ikibazo hari n'undi gifite. Mujye muri comment namwe wandike ese ari wowe wagira inama yihe uri uwo mukobwa, no kuvuga ngo afite mama we niwe wamutwaye umusheri we bendaga kubana. Iki kibazo rero ntago navuga ngo isanga mama wawe mutuke cyangwa agenda ugira ute, hoya ibintu byose biraho kwiyakira. Iyo umuntu agukunda ntaga kubangikanya. Ikindi kibazo nifuza kukubaza, tuzika abasore benshi bamenyereye gukurikira mama we aramuruta mu byumvikana. Yego. Aramuruta kure. Ibyo bintu bimaze iminsi bigaragara, abantu bakurikirana ibiganiro barabibona. Abasore benshi bakunze kubana n'abamama bakuze babaruta. Ariko akenshi dukunze kubona ko babakurikiye amafaranga. Akenshi nicyo kintu baba bakurikiye. Ko sindabana umusore ukundana n'umuntu umurusha imyaka iri hejuru y'5 adafite amafaranga. Hanyuma kuri mama wawe cyangwa se ubuzima wambwiye ko ubuzima mwari mubayeho namwe butameze neza. Kuri mama wawe kugira ngo agutware uwo musore
ese afite amafaranga mama wawe byibura ngo tuvuge ngo uwo musore yakurikiye amafaranga bimeze gute iyo urebye ubona mama wawe yarabitewe n'iki cyangwa se umusore yarabitewe n'iki urumva kubera ko uwo musore mama yaramufashaga urumva kuba yaramufashaga amurushaga ubushobozi ashobora kuba avuze ati rero aratekereje ati najya hariya ku bushobozi bukeya afite nkagira nyine akabitera imibare akumva njyewe urumva nibwo nkibona akazi nta kazi mfite we njye nta kazi nari mfite hati buriya nta kazi afite ni umushomeri awushakisha ariko mama we ashobora kuba afite akazi mama yanamubwira amagambo meza urumva ni umuntu mukuru yanamuganiriza neza akumva nyine akwiye kugenda yego ubwo niyo mpamvu utekereza yaba yaramujyanye niyo ubwo nta mpamvu mafaranga ubwo reka tubare amafaranga nuko wambwiye ngo namwe ntayo mufite ubwo ni amafaranga ariko n'utwo duke abona natwo n'utw'ubuntu yego uwo musore njyewe ku bwanjye ndamugaye ku bwanjye ariko ku bwanjye njyewe ndamugaye kubera ko hanyuma kuri wowe ku giti cyawe ukimara kumenya iyo nkuru y'uko uwo musore mwari mufite gahunda yo kubana umutwawe na mama wakubyaye urumva musangiye umugabo reka tubare wenda ntabwo ari umugabo wawe mwabanaga ariko niko twabyita ukimara kubyumva byakiriye gute byarambabaje cyane bintera agahinda ku buryo mu bantu batajya bananirwa kurya ndi uwa mbere ariko byarananiye ntarya bikanga waba waragerageje kubiganiriza mama wawe se cyangwa mama wanjye arabizi ko mbizi warabimuganirije se urabimubwira cyangwa arabizi ko bizi bisanzwe ntabyo mwaganiriye cyambere kimwe yarazi yuko dufitanye ubukwe n'uwo musore urumva kuba bizi bwo arabizi ko ubizi ko wabimenye yego kuko abantu inshuti banjye baturanye na mama turaturanye nibo babimbwira yego wari wahagera kuva wava mu rugo wari wasubirayo ngo wenda ujye gusura mama wawe nyine umenye kuko amagambo abantu baravuga hari igihe umuntu akubwira ibintu bitari byo burangiye sinkunda kwemera ibintu ntiboneye umuntu ashaka kubwira ati mama wawe na wa musore gutya akubeshya cyangwa se igira ngo umuntu atandukana abantu hano hanze bagira amashyari y'abakobwa akavuga ati kana kagiye gushaka aragiye twe dusigara akakubeshya nta kimenyetso na kimwe wigeze ubona cyawe wiboneye nyine byibura cyangwa ni amagambo gusa no kubikubwira gusa ikimenyetso urumva nimba umusore twaravuganaga buri munsi kuri WhatsApp akaba yaramborotse ahantu hose tutavugana icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga niba mama wanjye ashobora kuba yari kumamagara none ejo nawe akaba atakimamagara mbona ko ari byo ari icyahindutse no kukubwira ngo uve mu rugo yego no kumbwira ngo genda jya gushaka akazi anshushubikanya abona nta nawe nagakura nyina nyirukana urumva ko harimo ikibazo yego hanyuma urumva wenda ntago wambwiye ko bamaze ibi byumweru bibiri babanye yego ni igihe gito ntago ari igihe kinini ntago urajya mu rugo nk'ujye gusura mama wawe nyine ngo ntago urasubira mu rugo na rimwe cyangwa ujye gusura mama wawe urebye kuntu uwo musore mukunda ndamutse musanganye na mama byambabaza cyane n'ijyanye nyine nshobora no kugwa muri koma nta nubwo wifuza kujyayo yego nk'iyo urebye umusore mbere nyine byamawe bitarazamo hari ukuntu ukundana n'umuntu ukajya ubona akagukunda cyangwa se buriya ntabwo wamarana n'umuntu amezi 3 utaramenya ngo haragukunda nyine urukunda gukunda uko rungana cyangwa se uburyo rumeze mbere mugikundana wabonaga ari wa musore wumva nyine wifuza wa musore ugukunda nyine ukabibona cyangwa n'ubundi wabonaga biraho hari ukuntu ukundana n'umuntu ukajya ubona murakundana ariko nyine nta twatugambo turyoshye rwa rukunda rukwereka kukwereka inshuti nyine ukabona ko akwishimira no mu bandi bantu bose wabonaga mbere ariko bimeze cyangwa n'ubundi wabonaga bitameze neza mbere byarankundaga nkabibona urumva aho dutegura gukora mariage urumva byari bigeze kure yankundaga nanjye nkumva ndamukunda nkabibona akansohokana akabwira inshuti zibe kankunda gusa nyine ikintu cyabihinduye
ni umubyeyi urumva ko byivanzemo. uri kuvuga ko mwari mugeze ku gihe cyo gukora Yego. ubukwe. iyo hagati yawe n'umusore mwatangiye gutekereza ikintu cy'uko biri kose n'imiryango irabimenya, byanze bikunze mama wawe yarabizi ko mufitanye ubu. Yego. Mufite gahunda yo gukora ubu. Yego. Nyuma yo kubimenya agukorera ibyo byose. Yego. Wenda n'abandi bo mu miryango hari abo mwari mwarabiganirije ko ufite fiancé mugiye kubana. Yego. Kugeza kuri uyu munsi ku byumweru 2 bishize abana na mama wawe mu miryango yanyu cyangwa se abantu mwari mwarabashije kubwira ko ufite ubukwe, harabura hakanira hanze nyine muri societe, muri izo nshuti zawe zikubwira ati mama wawe bana na wa musore babaturanye, ubasha kubyakira gute? Cyangwa se nyine bo muri famille mwaba hari icyo wigeze ubasobanurira ko ubukwe butagihari? Kuko umuntu wasanze undi muntu ngo babane, ntabwo ntekereza ko ubukwe bugihari. Ubasha kubasobanurira gute cyangwa ntacyo urababwira? Oya, kukibabwira cyo urumva hari abamamagaraga, abanyohereza intwererano cyangwa nabo bakazimucishaho. Nababwiye ati rega nta bukwe kuko umugabo yarigendeye. Umusore ntabwo tukibana, agiye kubana na mama wanjye, ntabwo tukiri kumwe, ntabwo tukibanye. Urumva nyine narasebye, ni ikibazo gikomeye. Narabakaniye abashuti banjye. Ubwo nk'abantu bo mu muryango w'iwanyu nyine no kwa mama wawe, hari wabashije kubibwira byakira gute? Babivugaho iki mbese? Arabwiye ati rero ikintu twakora twajya kuganiriza mama wawe, ariko nkibaza baramuganiriza gute kugira ngo ubundi se ubwo urumva umusore wabanye na mama wawe bamuganiriza ku buryo agaruka mu kabana? Kumuganira nta kintu numva byatanga, kuko kuganiriza mama wawe ntago wabwira umuntu ngo uriya muntu mureke, ntago byashoboka. Ntago wabwira umuntu ngo uramureke ngo n'uwo musore none ntago waba ukimwemeye. Gusa umuntu wabanye na mama wawe mu nzu bakarana mu buriri yaza akakubwira ngo twongere ngo tubane dushinga urugo, ntago byashoboka. Urumva ko rero ntekereza ko biba byarangiye, ahubwo icyo gukora nta kindi. Umusore wenyine urumva kugenda ko yaragiye, ariko cyewe ndumva nifuza kubona mama wawe nyine tu. Ntago mbizi, ntago nshaka kumubona ngo mubwire ngo bimeze gute, ngo wakoze ibihoya, kuko ibyo nta n'uburenganzira mbifitiye. Ariko nifuje kugira amatsiko y'icyo kintu. Tuzi ko aba mama bashaka abasore batoya bakabana bibaho, ariko nta hantu numvise indi nkuru yo kumva ngo umubyeyi yatwaye umufiance w'umwana we. No kumfasha rwose mukamureba. Hari abasore benshi se aba yabuze undi musore cyangwa nuko yamufashaga se ni ikibazo nyine. Ubwo ngindi kwibaza nka mama wawe twicaranye nk'ikintu nyine nk'ukuntu yabivuga nyine nk'impamvu afite, ntiyashaka n'undi musore, ntiyashaka n'undi mugabo. Urumva ko kugira ngo ajye kukureba uri umukobwa we haba harimo n'urukundo ruke rw'umubyeyi. Umubyeyi yifuriza umwana we iterambere, gushaka, akabyara, akagira umuryango, akubaka. Ariko nimumenya ko umwana wawe afite ubukwe ugahita wica ubukwe, noneho wowe nyirizina we mubyeyi nta rukundo uba umufitiye. Ndabeshya? Oya, ntarwo. Urumva urukundo ruba rukirimo? Nta ruhari. Uba wabaye nka murumuna we cyangwa wabaye nk'umukobwa baturanye w'umuturanyi. Abakubona nk'umuturanyi bavuga ati reka ntware umugabo nyine azashaka undi. Icyo gihe hari amahirwe menshi abakubujije cyangwa se undi mugisha bagutesheje. Ni igiki wumva wowe wifuza kuri wowe? Urumva mufiance baramutwaye yaragiye, ariko se nkawe ku giti cyawe nk'umuntu wari ufite gahunda, wumva rwose ufite umushiri mukundana ariko mama bakamugutwara, ni igiki wumva kuri wowe wakora cyangwa wumva uzabigenza ute? Mbese urumva ashije ibyumweru 2 babanye mu nzu, ntago uzigiye bazamarana cyangwa se na gahunda bafite wasanga bashaka no kubyara nta wamenya. Hanyuma kuri wowe nk'iyo wicaye ukitekerezaho ukavuga uti mama yankoriye ibi byagenze uko, wumva umwanzuro wawe ari uwuhe? Numva umwanzuro wanjye ari uko mwamfasha tukagenda kuganiriza mama wanjye tukamubaza icyabimuteye. Gusa niyo bundi uwo musore yazaga kundeba mu rugo, nabonaga mama wanjye ntazi
kumureba icyoroshye nkabona mwitaho cyane kundusha nkabikeka ariko nsimbihe agaciro yego nkabireba nkabyirengagiza nkabona harimo akantu umunsi umwe nkabona sheri wanjye yaje adahari atanabimbwiye nkasanga arahari akajisha akambwira ati ngo naje kora kugira ngo utungure surprise kutuntungura kandi uzi ko ndahari nkabasanga bari kuganira na mama baseka yahageze kandi ngara waje kureba yego nyine simbitindeho simbe n'agaciro cyane ko numvaga kankunda nkabyirengagiza yego nkabyirengagiza yego ntabwo nabyitagaho nkumva nibisanzwe. Hanyuma nitujya mu rugo urambye nzaguherekeze tujyane mu rugo nyirihe jambo mubona cyangwa nitugenda nyine tuvuge tujyagiye turabasanganira mama wanjye nzamureba nitegereze mubaze icyatumye abikora gutinyuka kansenyera akica ubukwe bwanjye mubaze nimba ari urukundo afitiye cyangwa nimba ari ukunyanga ariko numva ni ukunyanga uriya rega umuntu utinyuka akagutwara umusore mugiye kubana ariko izo ngeso ntago hari ukuntu umuntu akora ikintu ugahita usanga ntabwo mvuze mama wawe n'izo ngeso ze sunyumve nabi yego nashaka kubaza na mbere nibwo bwa mbere kuri icyo kintu cyangwa n'ubundi yajyaga ajya mu basore cyangwa abagabo cyangwa aya mama yarasanzwe nyine nzi ko bashuti biwe bagendana banganya imyaka kunaguna nzi ko yatinyuka gutwara umusore mutoya nk'uriya ntabwo nari nzi ko yabitinyuka rwose numvaga ko yego ayo abibona yego ariko nje rwose ntabwo nari nzi ko ashobora kubikora gusa nyine ngiye mubonye namubaza impamvu yabikoze nkabaza na shirwa byabimuteye nyine ni ikibazo gikomeye yego nzamuhamagara mubaze nimba hari ntanyitaba ahubwo ikintu cyiza naba nimero yiwe mukamuhamagara mukumva ko hari njye ashobora kutanyitaba kuko yaramborotse yego bose baramborotse ni nacyo gituma bihamya neza 100% yuko bari kumwe yego yego uramubaza uramubwira ko uri umukiriya uri kumushaka uri mu rugo ewe arashakisha nyine biraho ubwo ntacyo urazi ko nimero ziwe tuzamuvugisha yigaruka tujye kubareba mu rugo rushya nyine tubasure ngo uzababwira ku mutima wawe nyine ni wowe ubizi gusa nanjye nzamuha ibyo nzamubaza ndetse n'abantu mudukurikiye mwese tuba twaganiriye namwe turi kugira ngo mujye mwandika muri comment buriya wanditse comment ubuvuzi ukavuga icyo nk'ibibazo uyu mwana w'umukobwa afite hari inama wamugira isa ari wowe wabigenza gute waharira mama wawe warwanirira urukundo rwawe ese umusore wasanze mama wawe wagukimwemeye niba uri umumama cyangwa umukobwa andika muri comment utubwire ari we wabigenza gute yihe nama se umuhaye turi kugana ku musozi nagira ngo ugire ijambo amagambo abiri ibintu bibiri ugira ikintu ubwira urugendo rwa musore mwakundanaga ndetse n'ikintu kigiye n'ijambo n'umugenera mama wawe kuko ndabizi neza ko mama wawe cyangwa se uwo musore bazabona kintu kinaniye ikintu nabwira uriya musore namubwira yuko mukunda naramukundaga cyane gusa yangije umutima wanjye yani agahinda numva nashobora kwibagirwa nkamubwira ngo rero niba bikunda akaba ashoboye kugumana na mama nabwo azambwire cyangwa azankure blacklist nzajye muhamagara basi tunaganire amfate nka mushiki we nimba kumva kumbera umugabo byaranze amfate cyangwa amfate basi aza mama wanjye rero namubwira ko ari umwana mubi
ntabwo namushimira kuko yaramemukiye cyane, kuko ubu ngubu ndagumiwe. None se ubu abasore se ubu nzaba mukuye nimba buri minsi ngahe ngo nkore ubukwe bukobwa bwaranze. Mama wanjye rwose ntacyo mbese ndamurakariye cyane, nta kindi namubwira. ariko ntabwo ugumiwe kugumirwa reka mbe mbiretse, ntabwo umusore ari umwe wari usigaye ku isi. gusa nyine ndamurakariye. gusa byo birababaje. Yego, yani agahinda cyane n'igikomere numva ndashaka kwibagirwa. Yego, hazaza n'undi musore n'uko tuzabutaha, ariko byo ntabwo byabura kukubabaza. na mama wawe ahandi ajya yicara imbere kamubwira iswa mubyeyi we ntabwo nkoze kujya wicara wigaye ubu se noneho naramuka agize ikindi kintu agakundana n'undi musore uzataha ubwo buko byo wicara mu mutima wawe utekereze ku mwana wawe wangije, utekereze ku mwana wawe wamubaje, ariko nta kitagira iherezo. amahirwe masa umusore nawe icyo namubwira naryoherwa n'ubuzima arimo, ariko isi zamubwira ntabwo ndi kubatega iminsi, kuko hari umutima w'umuntu mwababaje hano yemeye kuza kuri YouTube kubivuga kubera ko yababaye. hano hantu haruhukira abantu benshi, hano hantu muri kumva n'abantu benshi, hari inama nyinshi. niyo mpamvu umuntu avuga ati iki kintu kirandemereye, nta wundi muntu nakibwira, mama nakakibwiye niwe wahemukiye, reka nzikibwira abanyarwanda bangire n'inama. reka dusoreze hano mu kiganiro